The Zoom TV 24. Kwibuka rero no gufata amasomo yuko bitagomba kongera cyane ko kiba twakabibonye n'abakuru babibonye. Twese turafata ingamba z'uko u Rwanda rutazongera gupfa bwa kabiri nk'uko nyakubahwa perezida w'Igihugu yatwibukije ubwo twatangira gukina tariki ya 7 ukwezi. Kugira ngo kandi fate umugongo twese abafite ababo bashyinguye kuri urwibutso basaga 9,600 barakomeza no kwiyongera kuko uyu munsi tugiye no gushyingura abantu mu cyubahiro 22. Mzee Batazari ahagarariye imiryango biherekeza gushyingura uyu munsi ndetse yadusangije ku mateka y'ibyabonye akura kugeza n'uyu munsi. Buriya harimo amasomo menshi cyane ku bana bari aha bakiri bato bagize amahirwe yo gukurira mu gihugu kizima kitari mu Rwanda. Bana muzatume mu bwanyu n'abakomokaho n'abakuru banyu baba mu gihugu kirimo ibyo twe n'abadukuriye abari bakuru kuri twabaye. Mujye mwumva inama nziza, inama zibabwira ko umuntu wese akwiye kubahwa. Muzemere iyo ari umubyeyi wanyu ukubwira ariko urwango no kwica umuntu ari cyo byakumarira. Mu muvumo amahoro y'umunyabyaha. Mujye mwumva inama nziza bizabagirira neza mu gihe kizaza. Ku bakuru natwe twabaye muri ibi bihe kugira ngo twize amasomo menshi. Abari kugenda bitekerezo icya kibi kiziga ariko birangira n'ubundi umunyacyaha ntabwo agira amahoro. Abagira amahoro na n'uyu munsi mpamvu cyane musaza. Rero mwanashimire akarere ka Rutsiro nabo bafatanyije yaba ibuka izindi nzego babashije kubaka urwibutso kandi twatangiye kwibukira kuva 1995 kugeza uyu munsi. Ubona ko harahindutse nabyo ni icyizere. Hari na benshi byubaka cyane cyane abakunze jenoside muri aka gace babasha kuza bakabona ko ababo baruhukiye ahantu abahesha icyubahiro bambuwe ariko u Rwanda rw'ubu rwabasubije. Abicanyi ibyo batabifurizaga aho baruhukiye baratuje kandi bafite n'imiryango, bafite abaza kwibuka. Ni byiza yuko byakozwe kandi bigashyirwa ku rwego abasuye abaza gusura urwibutso. Harimo amasomo menshi n'amateka menshi azajya yigirwaho n'abazakomoka. Abandi batindire ko nabo ikirere gihinduka buri kanya kugira ngo tuze no kubona umwanya wo gushyingura icyubahiro. Ariko tunashimira abaturage bitabiriye ari benshi. Mu myaka ya mbere za 1995 hazaga abantu bake, rimwe na rimwe usanga hibuka bamwe abandi bagifite ibibazo kandi mu gihe batekereza ari mu gihe batekereza ni byiza ko rero bigenda bibuka bitabiriye benshi
byose ndetse n'umuryango w'abibumbye washyizeho uyu munsi jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ikibazo rero cya muntu twese tugomba guhagurukira, tugomba guha agaciro miliyoni y'abantu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, abacyubahiro bakwiriye, ariko tutekereza ko bitazongera kubaho. Abayobozi inzego zitandukanye muri hano, inzego zose zirahagarariwe, mu nteko ishinga amategeko, senateri n'ubushinjacyaha twari kumwe n'abandi leta bahaye ikiganiro, Professor Gisite nawe uhagarariye ibuka muri uyu muhango nawe waje kufatanya natwe, tubwiye gahunda zihari na meya batwakiriye muri aka karere, ndetse na Claude Azari umuhamya yavuze batazabi nawe uhagarariye abashinzwe umunsi. Rero ni kubatindira izina ryanjye kumwe mu basangwa hano, ariko nanone kuba naje nk'umushyitsi umusangwa ubwenge leta y'u Rwanda ishyize imbere guha agaciro ubuzima bw'umunyarwanda wese. Ntabwo bizongera ko umuntu ateshwa agaciro mu gihugu cye, ntabwo bizongera yuko umuco wo kudahana uganza mu gihugu, umuntu agatera undi wese akahagera akigendera umunyacyaha akamusigaho, abapolisi bakigendera umunyacyaha agakomeza akazongera gushaka ibyo byari kera. Ubutegetsi bubi ukoze icyaha wese arakizwa n'amategeko ntakuvaho, kandi ubuzima bwose bufite agaciro. By'umwihariko rero ngiye kuko nshinzwe n'ubuzima, abaganga tuvura bose ntabwo tureba amazuru, ntabwo tureba uruhu, ntabwo tureba ibiryo. Igihugu cyacu niko gikora. Ngo njya mbwira benshi urubyiruko, kuko iyo bagize 20% y'Abanyarwanda, abavutse nyuma ya jenoside bagize 20% y'Abanyarwanda. Abo rero nibo tugomba gukomera tukabigisha ibyiza kugira ngo iki gihugu bazacyubakire uguha agaciro ubuzima, tuzongere kugira jenoside ukundi. U Rwanda rero ruzongera gupfa bwa kabiri, ariko ntabwo bizikora. Tugomba kubiharanira, tukanga ko bituruka muri twe cyangwa se bituruka hanze y'imipaka yacu. Aha hakurya y'ikivu hari abashaka kubigarura, murabazi kujya mu bakiri mu ntekerezo twasize inyuma mu myaka 30, abagitekereza gukora jenoside, haba mu bihugu duturanye cyangwa se no kugaruka hano mu Rwanda. Abo twese tuzahaguruka tubarwanye dufatanyije n'ingabo zacu. Buri munyarwanda wese azajya inyuma y'ingabo zacu, turwanye icyadusubiza aho twavuye, aho cyaturuka hose. Izo mbaraga z'igihugu ni nacyo ubuyobozi bwiza bukwiye kuba bukora. Twagize ubuyobozi bwica abaturage kugera muri 1994, ubu dufite ubuyobozi bwubaka umuturage uwo ari we wese, akabona amazi, akabona umuriro, akabona umuhanda, ndetse n'umuhanda wa kaburimbo ugatunguka aha ukamanuka Kibingo. Naratangaye ejo bundi mbonye umuhanda wa kaburimbo hano umanuka mu Gatundu ugakomeza. Ikintu muratigera agatekereza ko cyazaho umuhanda w'umukara. Turi abana bato twagendaga tunyerera mu byondo,
ubukene, imihanda, ibibazo, ariko hakazaho n'ubugome bwinshi. Imitekerereze y'ubuyobozi bubi itaratekerezaga n'amajyambere ko yarabugiye kugirira n'abana. Ubu rero ugereranye u Rwanda rw'ubu, u Rwanda rureba iterambere, umuhanda, amazi, umuriro, bikagera kuri buri wese, amashuri. Dukomeze rero twibuke, tubone amasomo, ariko twiyubake. Ntabwo ari amagambo gusa kwibuka, twiyubaka. Tugomba no kumva icyo bivuze. Kwiyubaka ni kuri twe, ariko no kubaka igihugu cyacu, ibikorwa remezo, kwiteza imbere, kuva mu bukene, kuva mu igwingira n'ibindi byinshi biba bituzitiye. Niwo mwanzi dukwiye guhangana nawe, uwo nguwo. Aho gusubiranamo ingengabitekerezo, wigisha abana ibintu byahise, kurarwana intambara utazatsinda. U Rwanda ntabwo ruzongera gusubirwa muri Jenoside. Umukuru w'igihugu twese tugomba kumushyigikira muri iyi gahunda yo kubaka igihugu aho buri muturage wese yibona, gifite agaciro kandi tugomba gutera imbere. Murakoze rero baje kwifatanya natwe mwese baturutse mu turere dutandukanye tw'igihugu, namwe turabashimiye ko mwaje aha ngaha nyabakumva ko gahunda zikurikiyeho turaza kuzikurikirana turi kumwe. Ubutumwa bwanjye bwa rugo nkomeza kwifuriza mwese gukomera.